wa gipadiri numvaga ibi banatazabishobora. Uramba mfite impungenge mba ndi gutekereza ibijyanye na buno bukwe bwawe turi kwitegura mwana wanjye. ubundi gufashanya nibyo bizima. Ariko nyine mwana ungwema butatuzavuga ko muri kare kase yabwirwa n'icyo uri umuturage. Ntabwo nyibuka nsobanurira. Ntabwo yibuka. Nukuvuga ngo wa mugabo wawe wiguriye asigara aryama akaryamira n'amatwi ku buryo ibyo umuntu avuga utabyumva. nyine ntabwo mba menyera uko ndi bubonane n'umuntu. Hagireka kuzoma. Nyine narinje kukubaza. Mbaza iki se? Kamese ngibagirwa. Yego kabisa ibintu birimo neza. Diedone uyu ni mushiki wanjye, uyu ni sheri wanjye urabizi. Avuye kwiga muri Kenya ejo bundi. Muri Kenya aba yaje ngo adufashe mu myiteguro y'ubukwe bwacu. DJ. No, bro. Where is my auntie? Chuchi kizamuhariye cyarangiza kikaze ubuse cyamukingure. Ine vugo cyatabizi utari kurya rakino badagare. Njyewe nzanye ibimenyetso. Aherutse kujya mu cyaro turajyana urabizi kandi inshuti yanjye. Makuru yanjye. Karibu. Waba ubizi neza ubifite gihamya? Ngafite nyampinga sineze kugukunga kabe no kuguhanga mukavuga bigenza zakuhorera uhanze muri derira. Ko imiryango yacu yose irabishyigikiye. Ngiye kuri WhatsApp ndibuka. Nibutse ikintu numva kimuze ku mutima. Bimeze bite DJ? Saravuga. Bigenze bite DJ? Yego. Bimeze bite? Kabera. Anga urahazi? Ese ukumva mbona ibintu byose woba wabigize joke. Ndahazi nye. Ya, igihe utari mu kazi jya wenjoro ndenga. Ibintu byose ntabwo ari joke. None se Eda ari hehe? Edi muraziranye? Edi ni bro wanjye. Ahubwo se wowe nawe muraziranye? Edi ni inshuti yanjye. Ntabwo yakumpesansiyo. Wapi? Nubwo bwa mbere mbonye se hano. International DJ nabyo. Kusha nawe ugira ibikabyo. Nyine namushakaga. Karibu umutegereje arabaza.
Gerard rero nkuko wari wansabye ko nagushakira ibimenyetso byimbitse bya ya makuru naguhaye ya bonete. Yego. Ibimenyetso nari mbikuzaniye. Uruzana ibimenyetso mu mafisto. Nizere ko noneho bifatika pe. Bruno amazitse. Meze neza. Urumva muratira. Turamurorera. Ariko ndi muzima. Neza, fresh. Niba nkubwira ko ndi muzima se hari iki? Akazi kose wagashobora. Njyewe nzanye ibimenyetso aherutse kujya mu cyaro turajyana urabizi kandi inshuti yanjye. Turajyana yaragiye kureba umwana no kubabwira iby'ubukwe. Nanjye ngerageza uko nshoboye kose mufotorana n'umwana we amafoto nayazanye. Nubwo nakubwiye ngo ni imyaka 18 narapereje nsanga afite imyaka 17. Yego 18 agiye kwisuza ariko afite 17. Bebari. Akazi kose umaze igihe utankorera wagakora nawe ukagashobora. Okay, njye nta kibazo mfite nakubwiye. Mafisto. Ukuri kwa sheri wanjye gukomeje kuba gukeya rwose. Bonete afite umwana w'imyaka 17 koko urishuwa ubihagazeho ntabwo ari bya by'amagambo. Kera mbihagazeho rwose kubera ko ntago nkwangana na Bonete n'inshuti yanjye. Ikimenyetso dore ngiki ntago nakubeshya. Ngasi ndafata akayaga reka ngende mu kanya. Reka turebe. Dore naka kakobwa ko ku ruhande. Yo, this you know. Urabona se batari kumwe? Ibasase. Ariko ni amakuru njye naguhaga ntago nagira ngo musenye. Nawe uzagisha umutima wawe inama. Mama Fisto, icyo ntago ari ikibazo gikomeye cyane. Ahantu ikibazo kiri nuko we ubwe n'umutima nama we atambwiza ukuri. Kandi abantu batabwizanye ukuri nta hantu byazagera. Muzabyumvikanaho nk'abantu bakuru. Icyo ndumva kitasenya urukundo rwanyu. Ahubwo reka nihute nakererewe. Reka ngende. Mafisto, kankurenze irembo gato. Yego. Ko nanjye nyine ndakomeza mitekerezo nige kubyakira. Niko bimeze. Tutabashije kuganira akurira mu kazana wanjye ni mubera rugo koko. Shanga ukoze hasi unyibutse ibuye. Bonete ntabwo anejeje kuba yawe umukazana wawe pe. Ugize ute se mwana wawe? Wiki habaye igise ahubwo. Birere makuru ni neza. Umeze ute? Cyamize neza nyine ariko ntago ari neza cyane. Iminsi myinshi ntiwaburiye shanu pe maze iminsi ntakubona. None se byagenze bite ko nakubuze? Ntago tumva wibiba gatatu mananari. Kwa byibushye se? Oya mbabarira byibushye so. Ese uri kurya iki noneho muri iyi mezi? Oya mirambabari. Mbabarira. Ntabwo uzi iby'ikigoryi cyankoreye. Ikihe kigoryi? Ikigoryi cyitwa ngo turakorana igicucu gusa. Uzi ibintu cyankoreye. Kinshuke ngo tugiye mu kazi. Urumva? Turagenda tugezeyo nyine
turagenda turiyicara urumva umva shamba barumva nta gahinda gusa baba urimo kuvuga ngo nabaye inzobe Bonete mufiteho amakuru nizeye nahawe n'umuntu nizeye. Bonete afite umwana w'imyaka 17. Uwo mwana w'imyaka 17 yaramufasha mutwara mu cyaro kugira ngo nitumara gukoresha ubukwe azabone kumugaro. Ariko ikimbabaza shanga kikandya mu mutima. Mva sinzi naho nahera mbikubwira. Ubusura jya nkora iki mpere he. Nyine ngambwira bimeze bite nyine wabaye inzobe wabaye myiza warabyibushye. So mpere ko umva n'agahinda gusa. Nyine mbwira nta kibazo. Umva igicucu sinzi ikintu nakubwira. Ushobora kuba wabaye mbese yagenze gutenga ihungana ngere pasi sibyo. Yagenze gute? Igicucu mu tugiye mu kazi turagenda kinangire kimfata kubu. Nuko nagerageje kubimubaza akambwira ngo nta mwana. None se utambye ko kutwita? Ntabwo mbizi nanjye simbizi natinye no kujya kwipimisha ngo ndebe ukuntu bimeze. Akirangura bizambona uretse. Umva natategereza ntabwo nzabyemera. Reba ukuntu usa sibyo? Banza urebe ukuntu ungana. Ubwo ikintu utekereza ni iki koko? Ngo nta mwana nta miziro habe n'umuziro n'umwe afite. Ibyo bintera agahinda ngo. Mwana wa ibyo bintu waba ubizi neza ubifitiye gihamya cyangwa ni bya bindi by'abantu bashaka kwicuka baba bari hanze hanga bateye ubwoba. Shanga umuranga wanjye niwe wanzaniye amafoto. Namutumye kujya kumbariza amakuru akanshakira amakuru yimbitse. We yarazi ko ndi bunabyihanganire. No. Ibyo bintu ntabwo nabyemera nkanjye nyogosenge. Reka kuntera ubwoba mbabarira. Wapima nshuti hangane kuri basi hangane. Gusa nyine basi ngira inama nk'inshuti yanjye ubuzunkora iki kwe. Mbarumbwira nkora iki ko nihutaga. Ariko ejo nase basi uri kwihuta ku buryo utangira n'inama. Ndabyumva pe. Oya uwase bari umugore cyangwa ahubwo yabari n'umukecuru. Shanga nuko nyine bimeze. Oya muri Rwanda harimo abakobwa benshi bamubera ngo kuki wagiye kuzana. Oya no ibyo bintu ndabyanze nkanye ko senge ndabyanze ndetse ndabyanze. Ahubwo reka dutuze dushaka umwanzuro wacyo. Ngiye kuri WhatsApp ndibuka nibutse ikintu numva kimuze ku mutima. Ya mukobwa twahuye Jessica ko nta mwatsi nomero. Nta kibazo ka Diodoni ubanda fande inzira yindi muvandimwe wawe. Okay, nanjye nitwa Jessica. Jessica nakazina keza. Isira nshuti yanjye yo. Ubu namwandikira imwaka nomero byabarira kandi uramukire mukeneye ibintu byinshi. Ahubwo Jessica naramukunze yinki mubona. Ikintu ngomba gukora ni iki kugira ngo uriya mukobwa ni mwiza. Reka rero nkwereke ikintu ngiye gukora. Ikintu ngiye gukora nta kindi, ngiye gukora ibishoboka byose. Uriya mukobwa ndebe uburyo namubona, ndebe uburyo nabona nomero ye. Nongera guhura ndaje ndegera ndamwegera Gerard neza.
sheri ikibazo umaze iminsi umuntu utameze neza. Nimara kumwegera nzagera iwabo nikurire iyi nomero atazi icy'ingenzi uriya mukobwa akunda aramukunze kandi ngomba kumubona kandi nimubona nzamubyaza umusaruro dore igihe maze ngiye kuri WhatsApp rwose. Uburwayi indwara yo kwibagirwa akanya bishoboka we. mva nkubwire iteka ukuri gutsinda ikinyoma cyabanje. ngira nkubwire ko ibyo uri kubona byose ari trick. Urambeshya ntabwo kuko wakoze impanuka ntabwo ugeze urwara. Impanuka yo narayikoze ariko ntabwo yari grave. Mwese bimbona muganga kwandikiye n'inzira. nakubwiye ngo ibi byose ni trick. ndagira ngo umenye abantu bari inyuma y'imitungo yacu bashaka kunyereza. ngo kandi nindamuka mbuze imitungo nawe uzangara. uriteguye dufatanye? Uriteguye gushyigikira. ariko se ni ukuri nta kibazo wigeze ugira? ese uri kubona ndi umusazi? ibyo byose ubona by'ibyangombwa narabikoresheje kugira ngo menye ukuri kose, kandi hagomba kubaho kubeshya cyane kugira ngo menye ukuri. ese uravugisha ukuri? ibi bipapuro nibyo wakoresha ntabwo ugeze urwara? nakubwiye ngo nakoze impanuka ariko ntabwo yari grave ku buryo nageze aho nibagira. Imana ishimwe uri muzima. urumva umeze neza ahantu hose nta kibazo? ndi muzima. mbwira ahantu washyize telefone y'abantu. Aya telefone ubona ari njye mujura cyangwa umujura n'uwo mu bantu? Wowe mujura se ko mbana n'abantu benshi? Njyewe wabona abanaga nabo mbere nta mujura wari urimo. urumva rero abiyongereyeho harimo umwe mujura. Hagati aho ubwo njyewe na sheri wanjye nitwe abajura. Kiriya ngo kiriya igiki? uriya musheri wawe. umva Jeff dukundanye igihe kinini ntabwo yigeze yiba. Satei wakobwa. ahubwo nyiterera story rero. ukuntu wambeshya ngo uri DJ none nkaba nsanze uri dish washo kwa bro wanjye. Mukobwa sha. King James ntabwo zindirimbo ye. Bango. Ibyo mubajije bihure he n'indirimbo ya King James. Mbanye pare. Ngo wakazi kose ndakora ubu nsigaye nitwa tutaravo. Yibya rukageze muri kajagari yaje. Njye naramwiboneye. Wamubonye? Bujya guca ijoro ryari ryaraye. Yari afite iriya telefone. Wabonye telefone ifunzeho ubuntu bw'ubufimbo buhambiranyije nivuga ngo yaribye? Iriya telefone niwe yayibye ndanabihamya naramubonye n'amaso yanjye abiri. Nta hantu bihuriye na ziriya kajagari zanyu mwirwa muri. Ahubwo nutamuhana niriya matoro rara hazayiba. Tuzanira umujura mu nzu. Twari twimereye neza. Ahubwo kiriya kijura cyawe ushaka aho kijyana. Nuko atayibyemo mva mu gukora akantu gusa najya mu kubutije. cyakora wa mwana we uri umutekamitwe gusa nyine nta birenze da courage. akazi ni kazi. amafaranga de inda yabyiri. gusa ndabona ahangaha kwa bro wanjye ugiye kujya unyisekereza da. uyisigaho azacokoza ariko. Oyo kandi wasanga. ubu nka bro agasanga urimo uranyikoraho bino bintu wamubwira. Ushise wabaye umusaza wanjye mushiki wanjye.
amakuru ufite ya done kukurenze umuryango cyatumye namenye ishuri y'ikinyarwanda kimwe ubwo yo niyambwa uwo muntu uri gukomaga se wamubwiye akinjira niyambwa twari twanyiga gahunda y'injira sha wakibwaho yinjira mu mwobo kajye mageragere itonde uzayireba urajura yasanga ari imbwa kanira nigendere gusa ndabibwira amabusha umva nkubwire garuka hano ntitaye ngo niwe wayibye cyangwa n'undi sinzi gusa niyiba icyo nkubwira urumva niba ushaka amahoro muri uru rugo uzi icyanzanye hano ndabivuga urakizi ndabivuga waca mu mazi waca mu muriro icyo nshaka ni uko ubona iyo telefone urumva ukayizana ariko icyo nshaka ni uko shere wanjye abumwere ntabwo nshaka kandi ari we mujura zibaho ngaho ibyo nkubwira byumva cyangwa ntabyumva imbwa nyambwa aho gatari n'intama cyangwa umushushwa wo salama ikinyabupfura kudakigeraho bimeze bite se bro sawa sawa abonye sister wanjye wanjye wowe amakuru serata amakuru ni meza nanjye meze neza nitwa Joshua ako si wowe cyagiye nabonye mu birori bya Yasine njyewe se uvuga ngo witanze miliyoni narayitanze njye ntabwo ariko se shango tuyarye ko numvishe wigeze no kutunyuraho uvuga ngo batransfere miliyoni 3 zose none reka nkubwire miliyoni narayitanze iyo yaragiye nawe twayirya ndabyumva ariko ntabyo nzakora iyo telefone ngenda ndayishaka urumva ndayishaka tubyumvikaneho nyine uyimubaze urabikora ntubikora ni sheri wawe aragukunda arayizana umva ziba urabikora ntubikora ndabikoreshwa n'iki se ntazi aho iri niwe uyifite nutabikora nawe nta mahoro uragira ukiri muri iyi nzu kandi ndabikubwiye njye uzabivuganeho nawe umva nkubwire njye dudura mvuga ntabwo nzi uranzi si ubwa mbere mbonye hano ariko ndabihamya ko ari wowe wayibye ibyo nkubwiye ni ibyo nta bindi kandi uko bimeze ubyigaho umujura wawe urimo uraseka gasekere bote waruhuka none ubu koko ukuntu nabonaga wari uri kurya miliyoni warahitanze uri seriye reka mubwire mpamagare Yasine mubaze ba witonze Yasine uzampamagara nta kibazo ariko reka mbanze nkubwire tuva mu imana yo mu ijuru iyi ngiyi yaravuze iti bantu banjye muze mwisi murya umuceri nimara kurya mugarane turya nitumara kurya tugaragara ndabona mwese mwahuye wowe n'uyu muhungu muri bamwe none amafaranga ngenda yafite wawe ndayafite turakora amafaranga yafite reka nkubwire wowe ceceka wowe unitwaye neza kubera ukuntu nanakuyikundiye iyo gana tujya kakaga telefone nanakaguha nguki akangaka uretse nyine nzabiguha tumaze kumenya iyi telefone irahenze uretse tuzamenya tumenya nanjye nzayiguha ariko ubu ntabwo turamenya reka nyine mbe mu ibuki reka nanicaye iyo fone niba utari buyitakazemo ntunanye iyi telefone ni iyanjye do harimo n'ifoto yanjye ubundi ikizakubwira njyewe nawe ni aya matwi iyo ugutwi kwanjye kure ako rero akure na mwiza nese buri iriya mbwa koko igiye nsanze irimo kwivugishwa ibigambiro gahura rwo ngari nari uriya nuwahanga ngenda muzi de n'umwana se n'umuzi we yuko abereye no koza amasahani ukuntu cyoza amasahani ariko nyine n'umwana mwiza ibyo birahagije ubona atari kunganiriza umwana mwiza se arahungutse ako se mwana mwanditse akavuyo Kidama ako banza umenye ingofero none ibyo mumbereye banga none se wowe iyi ngofero nyiyemeragaho ngo bayiguze ejo bundi kenzi none barayikotse ngo ni iy'abandi Oh, hi bro. Hi. How are you? Very nice. Meze bon? Bon. Uramutse neza? Meze neza cyane rwose. No, bro. Where is my auntie? My auntie, she go at the market.
ashaburangi nta munsi n'umwe n'umwe ndagusanga utari kurya wageragara ugashyiramo n'akabanga kuko ntakakoze reka mba nshonje ushonje ushobora abashonje umuntu ashonje aho imbere y'ibintu asa ububase n'ipfundikira ibintu kamwimukire nzuta ukanicare abasigaye ndetse wicara mu ntebe none basababu ese bro kumba muri busy cyane what's wrong there is any problem please tell me no matter bro no matter please tell me if there is any problem yeah please speak more slowly ukigerageza ariko kuvuga n'ikinyarwanda uri umunyarwanda yeah sister tuganire noneho ariko gerageza ujye uvuga ikinyarwanda kuko turi mu Rwanda tujye tugerageza gufata ururimi rwacu turuhe agaciro ako zagubaze reka mbaze ngo baze tujye tumaze rego njye n'abana b'abashuti reka tumaze kuba inshuti usana ibintu bya stress nyine vuga urya ndabizi utari kurya nta kintu wanangare ese umukobwa ari hehe ari makobwa makobwa ngira nta mukobwa mukora gusa mwibagiwe se n'akazi uriya se shahu aba yatembeye abakobwa njya mbabona ntabwo ari se ya twateye imbere mu Rwanda dufite byinshi byiza ariko iterambere ntiribangamira umuco ariko njye numvaga nta kintu bitwaye pe yego ariko ururimi rwacu n'ikinyarwanda ni nacyo rero tugomba gukoresha turi abanyarwanda kandi turi mu Rwanda ya n'abanyamahanga bakeneye kumenya ikinyarwanda tugomba kugiha agaciro sibyo reka dusigasire umuco wacu udacika kandi cyane muri mwe bato nimwe mugomba kugira gute ko gusigasira umuco mugasigasira ururimi muri rusange sibyo okay bro tuzabikosora nta kibazo ya nta byinshi gusa tuba tugomba kugira gute tuba tugomba kuvuga ikinyarwanda bamagambo usigaye uterayo wagabanyije akakubwiriza urabizi ndogoro mukuru uzi ibintu byose ukuntu mbabona ntabwo ari sasa ahubwo uzi intera bimeze utubona ute se mbambona nyine ukuntu agatima kaba karehareha dore usigaye woza ibyombo atari wowe ubishinzwe cyangwa mwaraguranye usigaye uza mu byombo akajya ku gipangu shaka agatima kanjye kareharehera ku biryo gusa mwana by'abakobwa shaza bagiye ubihangana ni ukuri pe ahubwo zimbe neza ntabwo nakubeshya kandi mbambona ukuntu hasi wowe nabitinya ubona nabitinya mwana ushaka kugwamo ko kidamanye ndazahita sitakabati muguteje gato kidamanye buriya yafashe ibibanza none nawe nsigaye mbona ushaka buri kanya ahubwo wabona niyo tudahari mwiza uramenye erega nzi kureba okay bro njya reka tubyihorere nzagusora anyway ahubwo uranyibukije bro ntera sore rero z'ubukwe bwawe mbwire bimeze bite ntabwo mperuka ubukwe abakobwa musigaye mukina nyinshi ariko birangira rimwe bigizeho ingaruka zikomeye gute amabanga muhisha sister ntukabe nkabo jya umunyarwanda kandi umunyarwanda wiyubahisha sibomana bose sibomana araretse duhurira ni umutetsi ni umuzamu uri umutetsi uri umuzamu ni umutetsi we ni umutetsi nyine ukagaye cyangwa uri guteka cyangwa ukagaye gusanga mu byombo kandi uri umuzamu arega abakene baramenyana none se niba bambwiye ngo agiye hano buri gihe se buri gihe aba agiye wagiye umbwira aho ubundi ubuhishije ese ko bizi ko ntabiguhisha beneramo kugira ariko ndakwereka by'uru dupanga y'uburyo ujyamo neza noneho y'uburyo ujyamo neza ngira kumva mvuga igifaransa icyongereza Hello boss woman
reka nze nguvugishe. Banibereye mu rugo ariko ndaje. Sister ndaje. umva rero ukamubwira ukuri kuzima amabuja ukuri kuzima kutari ivumbi uriya mukobwa nta kintu na kimwe dupanga utobona ni akazi kawe kandi kugira ngo kidafata atabimenye reka wibonere bigende twishaka kubibwiriza mbwira kandi nari kugufasha uragiye se nkagenda se ari cyiza kurusha amabuja abona uburyo gikaraga amabuja iyo baraje banyirukana bangiza abakobwa uraho neza? Biteze? Sawa rwose. Amakuru? Biragenda. Uyu ni sister wanjye. Wari umuzi? Ntabwo nari muzi. Yiberaga hanze. Yaje kugira ngo dutegure ubukwe neza. Urabona tudasase? Ndabibona nyine ndabona mumeze neza. Yagiye basanga umugabo wanjye. Ni sawa rero reka. Sawa? Nambiye mu kajob nanjye. Reka tugere haruguru gato hari utuntu tugiye gushaka. Guillaume bite? Musa n'ibiki? Guillaume byakugendekeye bite? Guillaume Sohorwa igira ati iyi se ni isahani ntabwo byumvikana se bibaho ntabwo byumvikana Guillaume se nta wundi muntu uri